birabujijwe kunyara hano. Iki ni icyapa gikunze gushyirwa ahantu hatandukanye hagaragara nk'ahiherereye ku buryo hari abashobora kuhifashisha nk'ubwiherero bworoshye hagamijwe kuharinda umwanda. Nibyo haba hagamijwe kuharinda umwanda kuko inkari zifatwa nk'umwanda. Uku ni nako abatuye umurenge wa Cyuve ahazwi nko muri Bubandu hano mu karere ka Musanze nabo inkari bazifataga nk'umwanda kugeza ubwo vuba aha ngaha haziye umushoramali uzifashisha mu gukora ifumbire. Mu maproduwi mwe dukoresha harimo inkari zitangwa ziva mu bantu, noneho hakabaho n'amaganga aturuka ku matungo y'inka. Izo nkari rero umuntu ikijerekani kimwe ni 1000. Iyo agize nk'ibijerekani 10 bimuha 10,000 akaba yakwishura mitiweli. Kandi izo nkari ni zimwe muri kubona ahangaha turi kumwe nazo. Nguko rero uko bifatwa nk'umwanda kuri benshi byahindutse imari ishyushye ku batuye aka gace. Kwihagarika bihinduka umwuga kuri bamwe, byose bijyana n'imibare yo gucungana no kuzuza ijerekani ya litiro 20 ngo ubundi wibikaho 1000 cyawe. Inkari ikidomora ni 1000 barakiguha. Urasoba ni nkasoba ukajya kuzigurisha ngo 1000. Business y'inkari imeze neza naro. Ntabwo tukijya gusoba muri wese. Ni mu kidomo. Nuko nk'igikoma cyinshi nyine kugira inyare cyane. Iyo uje ikijerekani uragenda bakakwishyura. Ni icyumweru nge nibwo mba nyuze. Nge kubera ndumwe n'umwana umwe wenda nk'icyumweru mba nshobora kuba nabonye nk'ibidomoro 2. Urumva ko wishoboye kuri iyi ngingo rero abasha kwinjiza agatubutse. Icyakora si ngombwa wishoboye gusa kuko n'inkunga ngo aba ari ngombwa. Iyi ni nayo mpamvu n'unyuze muri aka gace yitemberera ngo ntabwo babifuza ko uyu mutungo benshi badaha agaciro bawufata nk'umwanda yawe bagendana, ahubwo abakwiriye kuwubasigira kuko bo bawufata nka zahabu. Nyine murebe uko mwigenza namwe mumbwira niba uko murabigenza. Niba murasoba nyine musobe muzige izo nkari. Nguyu rero umusozo w'inkuru yihariye nari naguteguriye uyu munsi, nkurarekera gukomeza kunogerwa na gahunda TV1 yaguteguriye. Nge Ndihirwa Benjamin, Special Report.